ngira ngo n'ubu tuvugana Cano zanjye bazibye. Cano zanjye bazihakinze zose uko ari enye. Gusa turi kubikurikirana nyine bambwiye ko Killaman kumfasha bambwiye ko ushaka gufata iminsi 5. Karero mbabwire mwa bantu Ntimukaze guteta ahangaha. Sibyo? Ba Killaman Abari bo bose abaza bavuga ubusa Ntimukaze guteta sibyo? Kubera ko hano hanze hari abantu babari ibyo ngibyo mwa muri kuvuga bitanahari babari kubicamo byanyabyo bari kumva uburibwe bwabyo. Umuntu yicaye mu ntebe ya miliyoni ngarakennye. Ubundi ikintu cya mbere kizakwereka ko umuntu yakennye ibikorwa byose yarafite bita byikubita hasi. Ahubwo ngenzi ko iyo umuntu yakennye anihisha nta nubwo yabivuga. Iyo umuntu yakennye arihisha nta. Waba wakennye ugakomeza ukareba televiziyo mu nzu yawe. Waba wakennye ugakomeza ukicara mu ntebe z'amadevi. Kareka byambaye ndabizi. Waba wakennye ugatunga rira duka afite hariya mu biryogo. Waba wakennye ukambara umupira wanditseho action clear. Uza amafaranga bamuyorera. Rura ruganda yamamariza ko rumuhemba agafaranga gatubutse yakennye he. Ariko nawe ahubwo ngereka mbabwire nawe ntabwo ariko avuga ko yakennye. Ni bya bindi bajya bavuga ni bya bindi Cyprien Rugamba yaririmbye ngo inda nini muyimamayira. Oya ariko gara wimutera amabuye ntabwo ari we wavuze ko yakennye. Ngewe ndavuga n'ababivuze ubwo bafite naho babikuyerega. Bagenzi be kandi urivugira ubusa buri kintu cyose kiba gifite inkomoko yacyo. Ni kamarade wabizanye. Uwabizanye wese ntandi urivugira ubusa ubwo ngubwo bafite aho byaturutse bifite inkomoko yabyo sibyo? Wambwira ngo wakennye. Ubukene turabuzi we Ntimukaze kudutera Iseseme. Ubukene ngenda buzi. Inzara irakurya nese niba utaraza kumvuga nkoranyambaga ngo bivuge. Inzara irakurya ugatitira. Ibyuya ukazajya wumva umubiri wose ufite ibyuya ariko wakikora ukabibura kumbi uri gututubikanamo imbere mu mubiri. Hamwe bwa muracyabasha kurya amakoko yo kwa kibonke ngo mwakennye. Ahubwo icyo nanjye kugusobanurira ati ninda nini ni kwa kundi niba umuntu yinjizaga miliyoni 50 mu kwezi uko kwezi ukundi kwezi gukurikiye akinjiza 25 akabahombye izindi 25 aba yumva ko igikuba cyacitse ko yakennye. Urumva nyine ariko abari kugana mu murongo utukura. None se haragahora gahanze muri iyi si. Ni hamwe rero wisanga wagurishije imodoka. Nje nakubajije muri iyi si haragahora gahanze. Ako se ubundi umuntu ukennye agurisha imodoka gute? Ibyo bintu bibaho. Nyine nakubashije ikibazo. Haragahora gahanze muri iyi si. Ntako. None cyane ko nibyo ngibyo. Nukubera icyo wifuza ko ubuzima urimo cyangwa se ibyiza urimo uzabihoramo. Hari igihe bishobora kugabanuka bwakeya cyangwa se bikiyongera cyangwa se noneho bikajya hasi bigasubira rudubi. Cyane ko bitaba binamubaye hari ubwambere. Nese ubundi ukene ntiyabohozemo. Hari icyo atabuzeho. Ntacyo atabuziho. Ariko nanone bitera ubwoba ashaka kujya kuba warigeze gutunga ugahomba. Ariko singe nibajije ikibazo. Yagize ikihe kibazo? Hari umwana afite mu bitaro? Ntawe. Abana be ntibari kwiga? Nyine ubwo nibwo bwoba ashobora gutaha. Umugore we ntiyirirwa mu iduka? Sinzi niba akodesha cyangwa se afite inzu ye. Ibyo simbizi. Ariko afite igipangu. Ariko icyo nzi cyo ntagabwirirwa ntagaburara ntagabura amafaranga yo kwishyura inzu. Gara ibyo rero. Ubwo rero nibwo bukire bwa mbere ufite. Niba uzi ko utabura amafaranga yo kwishyura inzu ukaburya saa 6 na nijoro ukabubona niyo essence y'iyo modoka bavuga ngo waragurishije kandi nzi ko utanayigurishije bababeshye. Ubwo nibwo bukire bwa mbere ufite. Twebwe mu gihe shamwagiye mureka kuduteta ubundi muvuga ibiki. Yes, ladies and gentlemen, ndabasuhuje kandi mbaye nikaze mwese mukomeza gukurikira ibiganiro kuri Ahabona TV. Mbaye ikaze mwe mwamaze gukora subscribe. Nawe niba utarayikora ukaba uri kureba iki kiganiro urareba munsi no video ukande aho handitse ijambo subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana mu bindi biganiro bigiye bitandukanye. Nge mugiye kubana muri iki ngiki Ishoboy Kizo nk'ibisanzwe. Iyi ni Ahabona TV. Hanyuma n'ubundi ndi kumwe na mugenzi wanjye Grace mambo fresh. Umeze fresh? Yameze neza naribi ni kwa kundi gahunda no gushima Imana igihe cyose. Yes, how was the day? Day is nice. Okay. Komeza. How do you feel?
Shananga, how do you feel? Yes, how do you feel? How you feeling? Like I'm feeling. speak loudly, please. Okay? Baba ramfana muri ibyo birimo. Gasuku nagomvishije ko yakotoye. Oya ntago yakotoye. Kasuku yabivuze neza. Kiriya cyongereza ni icy'abanyamerika. Njye numva gajyaga kuvuga igishinwa ahubwo. Oya cyacyo I'm bad. Kiriya cyongereza ni icy'abanyamerika. I'm bad. Nabonye abantu bari kugerageza kubivugaho nyine bamwigana. Oya Kasuka zicyongereza hariya yagira ngo twereke ko aba muri Amerika koko harya ni na Amerika ni Mongolia. Erega ni Gasuku sinabikubwiye Gasuku ni Gasuku. Gasuku se yayoberwa iki? Izina ni ryo muntu. Izina ni ryo muntu. Abantu bari kwibaza ukuntu yize. Aho yigiye se? Yarigiye. Shage byihorera. Ukuntu yaba arusha Scovia amashuri. Ubu se yirirwa azenguruka imihanda. Bijya mureka abana bibonere ku mafaranga baba. Amutipe ni n'umukire. Uzi ko ngo afite amacano arenga 5 man. Nge nagiye iwe hari yabera hari Nyamirambo bakorera ibiganiro. Haba huzuye 10. Ariko menya harya ni muri Mongolia. Menya hagira urugo. Oye bundi bavuga ko ngo nimba ngo yarabyaranye n'umugore nimba bahehe nimba muri Amerika. Muzungu. Oya w'umunyarwanda ariko abahanze to. Nta mugore bashoboka. Nimwibazaga ko ngo atatera indangana kuriya ariko ngo afite umugore n'umwana. Yego nta nubwo byibushye cyane hari abantu aruta. Nako hari abantu bamuruta. Nese bura ari Kasuku na Nyamabondo munini ninde? Si Nyamabondo. Oya Nyamabondo afite imbaraga. Ariko nyine ariko Nyamabondo rushobora ni Kasuku. Nyina aramushimba ariko impamvu Kasuku we ni namugofere. Nanone nicyo kibazo ariko hari abantu Kasuku bamuruta we banini. Kasuku n'umushoramari nge bambwibye ndumirwa. Buranga afite amacano arenga 5 yose. Arayafite azi no kuyakoreraho wa muntu. None wowe nimwe yarakunaniye subwo. Ntago yananiye da. Ndagerageza uko nshoboye. Nuko ahubwo ikibazo dufite inkuru ziri kubura. None si yo zibuze biragenda gute? Ariko inkuru zirahari da. Inkuru zirahari. Oya hari ngewe uzi inkuru mba nkeneye singe mba nkeneye za nkuru ziba zifite ubwino. Ujye ubukora. Bundi ninjiramo indani. Ariko nge nta mba nkeneye izi nkuru. None se ko inkuru ziriho n'abantu bandi babuze ikintu bazivuga. Oya. None se ubureka ngubwire. Nkubo hari inkuru niba ushaka inkuru z'ubwino hari inkuru ya Killaman cyashye. Ira yiko se ngo bamutwaye amacano. Nk'iyo wakadukoreye ubwino ukatubwira aho Cano zagiye. Nawe ubwe ntahazi na disi Killaman ntarahamenya yahaye ikiraka. Ukatubwira nimba ari prank cyangwa atari prank. Hari ikintu nibajijeho. Hari inkuru nabonye mu gitondo mwese mwazindutse mukoraho yuriya munyamakuru watabarutse. Jarambere gatare. Nge ntago ngewe iryo jambo ukoresha nge ntago njya ndikoresha. Izambaza impamvu. Irihe se ntakoresha? Iryo ukoresheje. Rivuga ngo iki? Mvuze Jarambere gatare. Iryo wakoresheje bwa mbere. Kwitaba Imana se? Nge ntago njya ndikoresha. Uvuga ngo iki? Nge mvuga ko umuntu yatabarutse cyangwa se ko yapfuye. None se sibyo kimwe n'ubundi ntibisobanura kimwe kwitaba Imana. Nge mpamvu kwitaba Imana ntabikoresha ntago nge niyumvisha ko Imana ihamagarira umuntu mu rupfu. Iyo Mana ntago yaba ari inyembabazi ntago yaba ari ntago yaba ari inyemuwe nkuko tuyizi iramutse ihamagarira abantu mu rupfu. Urumva iryo jambo mukoresha ngo umuntu yitabye Imana muba mushatse kumvikanisha ko Imana yamuhamagaye ariko kugira ngo ayitabe yabicishije mu rupfu. Nese ubundi ndakubwiye ko ikibazo ari ugupfa. Nge ikibazo nako si urupfu. Nge n'amahame yanjye ngenderaho wowe ntago wabihindura nanjye sinabihindura. Kwitaba Imana. Urumva imirimo impamvu babivuga gutyo imirimo yawe yo kwisi ubu yisoje. Hanyuma Imana ikaguhamagara kujya gukora iyindi. None sitekereza ko iyo umuntu apfuye wenda karuka bashizemo umwuka. Inuza urubanza rwe ruba rwarangiye ugire ngo ruba rurangiye nyine ese ku isi abasigaye urubanza rwe ntabwo ruba rurangiye ntise abasigaye iki nyine kandi Bibiliya ivuga ko hazabaho abazazukira gukiranuka n'abazazukira gukiranirwa.
gukiranirwa no gukiranuka. Ariko ibyo bizabera hazabaho umuzuko w'abantu bazaciribwa urubanza n'abantu bazagira gute bazahemberwa ibyo bakoze mu gihe bari bakiri muri iyi si. Ariko ibyo bizabera mu ijuru. Niyo mpamvu Imana iguhamagara rero ngo ugende ujye muri urwo rubanza. None se iyi si Imana yaba yarayiremeye iki? Isi ni ukuyituraho nyine igihe cyagera tukavaho. Ko abantu ko bajya batekereza bati iyi si igihe Imana izaba yarimbuye abanyabyaha, kuko abantu bitwa ko ngo bazarimbura isi ariko nta isi ikora ibyaha. Ibyaha bikorwa n'abayituyeho. Imana izarimbura abo banyabyaha. Ese umwanya Imana yafashe yubaka isi izawupfusha ubusa iyirekera aho ngaho niturweho nk'abantu? Kandi igihe Imana yaremaga isi yari ifite igitekerezo cy'uko igomba guturwaho. Izayirekeraho isi se nibona abantu bashizeho izayihanagura ireme indi bushyashya. Noneho babandi batsinze urubanza bagarurwe mu isi. Uko niko byumva. Niko biri. Ntago ariko biri. Abatsinze urubanza bazagarurwa mu isi nshya. Icyo rero nicyo bita isi. Umwana w'intama naza. Yes. Umwana w'intama uramuzi? Ni yes. Yego. Umwana w'intama naza akaza gukuraho babanyabyaha. Sibyo? Bakiriho. Kubera ko nyine abantu ko bagenda bakomeza bapfa bariya bo nibo bazazukira kugira gucirirwa urubanza cyangwa se guhemberwa ibyiza bakoze. None se naza twese tutagihari? Ntago bibaho. Azaza harimo abantu ahubwo na benshi cyane. Ntago bibaho. Ubwo ariko bano bapfuye abazaba barapfuye bo bazaba bararangije urwabo. Bazaba barapfuye. Icyo gihe rero Imana niramukije. Urukunyumva? Imana ikaza igasanga abantu bitewe kubera ko ujya ngo Bibiliya ivuga ko ngo umwana w'Imana ngazaza nk'umujura. Bitewe n'ibyo bazaba barimo. Abanyabyaha zabarimbura. Kubera ko azaba basanze mu byaha abo ngabo urubanza rwabo bazaba rubaciriye birangiye. Abandi basigare amenye icyo agomba kubakorera. Niba ari ukubajyana mu ijuru cyangwa se niba ari ugutura mu isi. Kuko icyo gihe isi nizaba idafite abanyabyaha izaba imeze neza cyane. Rya sezerano Imana n'ubundi yari yaratanze muri Edeni ry'uko isi igomba kuzaba paradizo cyangwa se igomba kuba nziza, icyo gihe Imana izahita ibishyira mu bikorwa. Ariko nabo bandi bapfuye ntabwo Imana izabibagirwa. Izabazurira rimwe ntawe irobanuye. N'abapfuye ari havuyemo abantu biyahuye. Abantu biyahuye ntabwo bazigera bazuka kubera ko biciriye urubanza. Iyo wiyambuye ubuzima uba wiciriye urubanza. Bo nta kintu bazabazwa. Bo banyamahirwe se none. Bo nyine bazaguma nyine gutyo. Nese ubwo si bo banyamahirwe. Urumva iyo wiciriye urubanza nta rundi rubanza rusigaje. Nta banyamahirwe barimo. None se urumva niba harimo abagombaga kuzukira gukora ibyiza cyangwa se gukiranirwa, urumva batazaba babihombeyemo se kubera bazaba bariciriye urubanza. Ubwo rero abo bantu bazazuka harimo abazacirirwa urubanza bakajya muri wa muriro w'iteka bavuga. Harimo rero n'abazazukira kujya mu ijuru n'abazaba mu isi izaba yarabaye paradizo. Ariyo bita isi nshya. Yego. Twikomereze ubwino bwacu. Yego, Killaman rero abageze gutya nyuma y'uko mumaze kumushinja ubukene. Ako ndababwira ko Killaman yakennye. Ninde wabibabwiye? Sese yagiye abivuga, se yakoze media tour. Skype yakoresheje yo kwamamaza ubukene. Skype yakoresheje ijambo rigeze aravuga ngo ninde wababwiye kuri amumeni wo mu biryogo yakennye. Ahubwo ni gute umuntu akena akabyamamaza. Ariko se ubundi ubukene ubundi ni iki? Ubukene ni ukubura Killaman yaraburaye. Yarutunze wapi? Killaman yarabwiriwe. Killaman yabuze amafaranga y'ubukode bamusohora mu nzu. Ariko ibyo yaratunze ngo byari bitangiye kugabanuka. Ubwo ntago ari ubukene ahubwo mwaje kuvuga ubusa hano mwamugira ngo abantu babavugeho. Ako ubukene mwega murabuze. Hano hanze hari abantu baba baryamye muri Nyabugogo mu mihanda. Barabuze amafaranga yo kwishyura inzu. Abo nibo bakene. Hano hanze hari abantu baba baburaye banabwiriwe babuze ibyo baha abana babo. Aho nibo bakene. Mwebwe se mwakennye. Unajya kuri televiziyo y'igihugu. None se tekereza umuntu yakennye aracyabasha no kujya kuri televiziyo akabivuga nyine kuri Cano akabivuga. Utekereza ko umuntu wakennye bafite n'umwuka wo kuvuga se? Ariko hari akantu yavuze kuri televiziyo Rwanda igihe yari ari kumwe na Rake. Yaravuze ngo nimbona ngiye gukena nzahita yambuka yigendere. Nzahita mfata indege ngende.
ubwo se zaba Lucky aramubaza ngo ese reka mbabaze visa se urayifite. Reka nkwibariza ikibazo. Umuntu uzaba ugiye gukena akabona amafaranga yo kwambuka ayo mahanga ko numva ngo indege ngo ni nka miliyoni 2 azaba yayakuye. Ariko ni bya bindi watubwiye. Nese se watubwiye ko ngo arimo arateza ibye kugira ngo ajye muri Amerika niwe wabivuze. Reka rero mbabwire mwa bantu. Ntimukaze guteta ahangaha. Sibyo? Ba Killaman. Abari bo bose abaza bavuga ubusa ntimukaze guteta sibyo? Kubera ko hano hanze hari abantu babari ibyo ngibyo muba muri kuvuga bitanahari babari kubicamo byanyabyo bari kumva uburibwe bwabyo. Umuntu yicaye mu ntebe ya miliyoni ngarakennye. Ubundi ikintu cya mbere kizakwereka ko umuntu yakennye ibikorwa byose yarafite bitabyikubita hasi. Ahubwo ngenzi ko iyo umuntu yakennye anihisha nta nubwo yabivuga. Iyo umuntu yakennye arihisha nta nubwo. Waba wakennye ugakomeza ukareba televiziyo mu nzu yawe. Waba wakennye ugakomeza ukicara mu ntebe z'amadevi. Kareka byambaye ndabizi. Waba wakennye ugatunga rira duka afite hariya mu Biryogo. Waba wakennye ukambara umupira wanditseho action clear. Uza amafaranga bamuyorera. Ari ruganda yamamariza ko rumuhemba agafaranga gatubutse yakennye he. Ariko nawe ahubwo ngereka mbabwire nawe ntabwo ariko avuga ko yakennye. Ni bya bindi bajya bavuga ni bya bindi Cyprien Rugamba yaririmbye ngo inda nini muyimamayira. Oya ariko gara wimutera amabuye ntabwo ari we wavuze ko yakennye. Ngewe ndavuga n'ababivuze ubwo bafite naho babikuyerega. Bagenzi be kandi urivugira ubusa buri kintu cyose kiba gifite inkomoko yacyo. Ni kamarade wabizanye wese ntandi urivugira ubusa ubwo ngubwo bifite aho byaturutse bifite inkomoko yabyo sibyo? Wambwira ngo wakennye. Ubukene turabuzi we ntimukaze kudutera Iseseme. Ubukene ngenda buzi. Inzara irakurya nese niba utaraza ku mbuga nkoranyambaga ngo bivuge. Inzara irakurya ugatitira. Ibyuya ukazajya wumva umubiri wose ufite ibyuya ariko wakikora ukabibura kumbi uri gututubikanamo imbere mu mubiri. Hamwe muracyabasha kurya amakoko yo kwa kibonke ngo mwakennye. Ahubwo icyo nanjye kugusobanurira ati ninda nini ni kwa kundi niba umuntu yinjizaga miliyoni 50 mu kwezi uko kwezi ukundi kwezi gukurikiye akinjiza 25 akabahombye izindi 25 aba yumva ko igikuba cyacitse ko yakennye. Urumva nyine ariko abari kugana mu murongo utukura. None se haragahora gahanze muri iyi si. Ni hamwe rero wisanga wagurishije imodoka. Nje nakubashije muri iyi si haragahora gahanze. Ako se ubundi umuntu ukennye agurisha imodoka gute? Ibyo bintu bibaho. Nyine nakubashije ikibazo. Haragahora gahanze muri iyi si. Ntako. None cyane ko nibyo ngibyo. Nukubera icyo wifuza ko ubuzima urimo cyangwa se ibyiza urimo uzabihoramo. Hari igihe bishobora kugabanuka bwakeya cyangwa se bikiyongera cyangwa se noneho bikajya hasi bigasubira rudubi. Cyane ko bitaba binamubaye hari ubwambere. Nese ubundi ukene ntiyabuhozemo. Hari icyo atabuzeho. Ntacyo atabuziho. Ariko nanone bitera ubwoba ashaka kujya kuba warigeze gutunga ugahomba. Ariko singe nibajije ikibazo. Yagize ikihe kibazo? Hari umwana afite mu bitaro. Ntawe. Abana be ntibari kwiga. Nyine ubwo nibwo bwoba ashobora gutaha. Umugore we ntiyirirwa mu iduka. Sinzi niba akodesha cyangwa se afite inzu ye. Ibyo simbizi. Ariko afite igipangu. Ariko icyo nzi cyo ntagabwirirwa ntagaburara ntagabura amafaranga yo kwishyura inzu. Gara ibyo rero. Ubwo rero nibwo bukire bwa mbere ufite. Niba uzi ko utabura amafaranga yo kwishyura inzu. Ukaburya saa sita na nijoro. Ukabubona niyo essence y'iyo modoka bavuga ngo waragurishije kandi nzi ko utanayigurishije baba babeshya. Ubwo nibwo bukire bwa mbere ufite. Twebwe mu gihe shamwagiye mureka kuduteta ubundi muvuga ibiki. Akundi wamushaka iki? Wamushaka ibya mirenge ku nenge. Wowe mu gihe n'izo ubukene bwawe birabareba. Nawe ujya kuri nawe vuga ko ukennye. Kandi nawe bitatureba, nase we biratureba. Ariko nta nubwo yageze ashyiraho nimero ngo mu mutera inkunga bari kubivuga gutyo. Bari kubivuga gutyo ariko bifite aho byavuye. Nuko rero nyuma yo kubivuga ntago uko ari kugenda yivugira ntago ari kugenda avuga ngo ntago meze neza. Wasanga nyine abakoresha rega buri umuntu akoresha abantu benshi kuriya havamo umwe akagenda agatangaza nibyo baba baganiriye. Hura wasanga ari mwe wavuyemo akavuga ibyo baganiriye bikajya rero byagera mu itangazamakuru. Nuko rero ibyo biba bivuyeho mu gitondo cya kare kuko ngewe ikiganiro nshobora kuba nakibonye
Bo nakibonanye n'irankuru ya Jarambere gatari ko yitabye Imana. Abanyamakuru namwe muzi guhutera. Ese buriya ko mwahisemo mukoraho inkuru ngo yatabarutse kandi mutarigeze wenda mumukoraho inkuru muvuga ko anarwaye. Ariko mukunda abapfuba. Ntabyo twamenye. Mukunda abapfuba. None se reka nkubaze. Twigeze tumenya ko ngiye sinarina na muzi. Yari yaragiye mu Buhinde kurwanya. Oya sinarina na muzi. Ngiye numvaga izina Jarambere gatare ko n'ifoto ye nibwo nari. Isura ntabwo ruyizi ko yakoraga muri Omfero kandi Omfero ntabwo apfa kumenya ngo isura y'abanyamakuru. Oya na RBA yayikozemo. Kuri televiziyo? No. Omfero ni ya kera. RBA nyine radio nayo yayikozemo ariko ntabwo tumuzi kuri televiziyo. Nyine nibajije ikibazo ko mwabyutse mumukoraho inkuru ngo yapfuye kandi tutarigeze tumenya ko yararwaye. None se ibyo tubizire kandi wenda ntibyigeze bijya mu itangazamakuru yari gukira agataha. Nese Bravani we twamenye ko arwaye hashize igihe kingana habura iminsi 3 ngo yitaba Imana nako apfe. Ntago byoroshye. Jarambere gatare ngiye nibwo nagiye najyaho mbona yarasanzwe burya nakora ibiganiro ariko nibwo bwa mbere nari mbonye isura ye. Nukuri pe nawe ujye unyumvira ukuntu abantu uko bigenda hari igihe nyine. Yego ubwo rero mu gihe nari ndimo ndareba iyo nkuru mba mbonye n'indi Killaman ari kurira ngo abuze uko abitubwira Cano ze enye zose za buri wirengero. Imirima 4 yose yahingagamo ngo bamuhaye icyumweru nyiri gukora kereka niba n'uwo yibye ari uri kuyikoresha. Simbizi nanjye ziraza Kingdom wasanga wenda uwayibye ari uri kuyikoresha ariko birabijya bibaho nibisanzwe kwibwa. Ahubwo ikintu cyadutangaje muri iyo rigibwa rya Killaman nuko Cano zose ukazifite baziteruriye rimwe bakazitwara. Gusa ibyo nibisanzwe tuzi ko bibaho hari n'abandi bantu hano mu Rwanda. Cano enye zikaburira rimwe z'umuntu. Oya ndi kukubwira ibisanzwe by'uko amacano bayatwara. Yego baraziba byo. Gusa nyine cyadutangaje kuri Killaman nuko zose baziteruriye rimwe. Hibaza harya babyita email cyangwa ni password. Oya ni email nyine Cano ibiri kuri email niyo Cano. Nkibaza amacano ane yose ya Killaman yarafite email imwe. Ubusa Killaman afite ubwenge bwo gufata amacano ane yose ngo yakoresheho email imwe. Wapi nago bwo bwenge ntago. Okay uwo muhakinze se wagiye guhakinga amacano yose akagenda amenya buri email none hakayaterurira icyarimwe wenda ntagenda aterura Cano imwe yose akayaterurira icyarimwe uwo muhakinze n'uwahera. Hari abanyamerika kuko ngiye nahise nkora check up mbona hariho ibintu bya ba Trump na bya Elon Musk ibintu byo muri Amerika ngo sinzi ngo summit nariko nareba nkabona Cano nkabona ntuza video ziracyari gukorwa. Okay reka tureka ko mucira urubanza nta wurira tababaye bura wasanga babaye kandi koko wasanga abana zitwaye kubera ko yanavuza ko hayikira ka disikrema kuzimugarura ko disikrema niko kazi kasanzwe akora ku bintu byerekeranye n'amacano kasanzwe akora. Nta wamenya reka gusa tumusengere Imana imworohereze ziracano ze zigaruke. Nyine yego bashobora kuba bazitwaye ariko se ku mugani wawe Cano enye bazitwarira rimwe gute? Nyine icyo ni ikibazo turi kwibaza nizigaruka bazajya badusobanurira ukuntu byari byagenze. Killaman sinibaza ubwenge yaba afite buciriritse bwo kubika Cano enye kuri email imwe. Nyine wasanga bamuhakinze none se siko babahakinga nyine singo no guhakinga. None se bagahakinga Cano. Numvishije Dumba ari kuvuga ngo wasanga ari planka ariko Killaman yamusubije ati nge ntago nagira planka ngo nge no muri RIB. None se ko ari gupininga. None se kandi ikindi nanone ari kuvuga ati se nagira planka nkifuza kumara iminsi 5 na uploadinga koko. None se reka nkubaze niba nibuka neza yapininze Cano ye ya The Kingdom nabonye hari icano mwe yo muri bara abakinnyi be yapininze. None se umuntu waba wahakinze yamuhakinze izo Cano yazibye ni gute ari gupininga andi macano y'abakinnyi be? Ntabwo icyo ni ikibazo. Noneho ikindi uri kujya aho yakoreye ako ka video ndagashyiramo aho yakoreye ako ka video ari kuvuga ko Cano zibwe uri kujya ukabona hariho ibindi video nabyo by'ubugoryi utamenya mbese nta murongo bifite. kandi muri icyo gihe avuga ko bamwibye Cano yanashatse no gusaba ubufasha avuga ati munkorere subscribe kuri aka ngaka ndebe ko byibura mu munsi umwe kaba kabaye monetize. Yari yayise ngo kira yari yakiyese
niba ari Killaman studio ariko wajyaho ukabona hariho ibintu by'ubuguryo utamenya nabyo ushobora kuba utafata ko ari seriye nabyo ubanza nawe wajya bamuhakinze nawe oya hari igihe shaba ari stress man stress nyine baze kuba ahantu wahigiraga ahantu hangahe hose ugasanga nyine babiteruye babijyanye shana nyamwana ni stress Cano zagaburaga nabari abantu akinisha amafilime ubu nabo barahangayitse none se bakina gute kandi aho bashyira ariko yavuze ko ngo afite izindi zibitse nyinshi cyane afite amafilime menshi n'ubundi azakomeza kwa prodinga nka nta cyabaye kuko buri seri yose ajya ayifiteho footage ayifiteho amaproje arabitse muri machine ndumva bitoroshye da ndumva afite mudindize ibaza abaye ari prank gra usengera mudayimoni mudindize Killaman we ibaza abaye ari prank ntawamenye yanaba ubwo baba bari gutegura iki ku mugani we filime nta prank naho ndemeye ibaze Cano aho uzi ko Cano ari umutungo mwana ni umutungo nyine wose ntabwo byari bimutunze n'abana be n'umugore we uzi ko Cano umuntu akurega indezo ukagenda ugasinyira Cano noneho umugore agatuza agaceceka ukuntu abantu mwigeze ifaranga iyo mutari kuryinjiza ibiro birahungumuka mureba ntabwo mumeze nkanjye uhora ubaho nkaho nta cyabaye ni ukuvuga kuba utafite n'ibyo bigiye upfa kuba wariye wananyweye n'inzu yishye nta kintu biba bimbwiye nawe namara umwaka ntayakoraho upfa kuba niboneye icyo kurya gumamo ariko Imana izaguye ku mafaranga nabwo wumva ukuntu kubaho uyafite nabyo ari byiza yego kamusha biba ari byiza pe biba ari byiza urumva nyine hakuze kuba wagira akabazo ukabasha kuba wakikemurira yego reka rero tugana ku musozo ariko reka nkubaze aka kantu wenda ntumpe ubusobanuro byibura umbwire ko akabonye wabonye ko Pastor Mutesi yagiye guhereza Papa Bitangaza invitation igiye kumuha igikoma aranamutumira mwebwe murabura iki nk'umuntu wanyu Papa Bitangaza ariko Nuzeri yamukoreye ubuvugizi nibishaka Theogene yakoreye ubuvugizi Papa Bitangaza none Pastor Mutesi niwe uteye intambwe ya mbere gusa Pastor Mutesi tumushimire uburyo bwose yaba yabikozemo ariko yabikoze yamusuye yamuhereje igiseke yamuhereje ibahashi irimo amafaranga yo kugura umuceri n'isukari yabivuze nganga harimo umuceri harimo isukari harimo n'amata y'abana n'igikoma ubwo nyine sari ikindi nta mafaranga arimo arangije amuhereza na invitation y'ubukwe aramutumira bivuze ko yarose abandi bose